Igikorwa cyo kwitura kuri bamwe mu batuye mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda cyabaye kuri uyu wa 29 Mata 2021. Abituye biyemeje gushyigikira gahunda nziza yatangijwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri gahunda ya Gira Inka. Aba bituye nabo bari barahawe inka n'umushinga ushinzwe guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo RDDP, biyemeza ko nizitanga umusaruro nabo bazitura bagenzi babo. Kuva nahabwa inka nageze kuri byinshi, impaga ifumbire, ikampa amata. Ifumbire ntago nigeze nongera kugura ifumbire, naguraga ahandi ifumbire, none ubu ngubu ibirayi impinga bifumbiza ifumbire y'igishingwe cy'inka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umusaruro wariyongeye, nteza ifumbire yanjye, ibirayi bikera, nteza ibirayi byinshi nta kibazo. Ubwo rero nashimishijwe n'uburyo ntakigura ifumbire ahandi, nkoresha ifumbire yanjye. Uyu mushinga Heifa ndawushimira cyane kuko watugiriye neza, waduteye inkunga, uduha amahugurwa, uduha amasima imifuka 3, uduha amabati 4, ndagenda nubaka ikiraro, ndagikomeza inka nyishyiramo. Ubwo rero umushinga Heifa ntacyo nabona navuga, narishimye cyane, byanteye n'imbaraga yo kumva nkunze inka cyane kuko nabonye bampaye ifatizo, mbese byaranshimishije cyane, ntacyo nabona navuga, nawe ushimye cyane. Abituwe bemeza ko bagiye guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi mu bana babo ndetse no kurumbya, kuko bagiye kujya bafumbira bakeza bakanihaza mu biribwa basagurira n'amasoko, na cyane ko ngo amafaranga bakoreshaga bagura ifumbire kuri ubu bazajya bafasha mu bindi bikorwa bizamura iterambere ryabo. Inka nahawe nayakiriye neza, bitewe gukorera insanzwe nandi kumva nshaka korora inka nkaja ndanywa amata. Muri rusange rwose ndishimye nta kibazo. Ngiye kuyitaho, nyubakira ikiraro, nyisakarire, nyiteho neza, nyigaburire, nyihata ubwatsi, nanje nimara kumbyarira ku buryo nanze nzitura undi nishimye nta kibazo. Nari nsanzwe gufumbira, ntabwo nafumbizaga imvaruganda, ariko kuva simbona umusaruro, ariko kuva mbonye ifumbire y'intuza y'imborera, ubu nizere ko nzaje ndabona umusaruro bihagije. Inka nahawe nishimye cyane kuko numvaga nifuje amata, nabonaga abandi bari kunywa amata, kumva nanje wampa inka ikamwa nakwishima. Ngiye kuyitaho ku buryo nanje nzaje mbona amata nta kibazo, kaha n'abandi, kabona n'ifumbire bitangoye. Nabonaga udufaranga tukagwa mu mafumbire nkagura ahandi, ariko buno ngiye kuja ndahira nyiteho mbona ifumbire. Natangaga igice bateraga ifumbire y'6,000, ubwo uri kumva ko garokotse. Uyu mushinga icyo nawushimira ni uko nanje mpawe inka nayifuzaga, nawushimye pe cyane. Amata tugiye kuyabona nta kibazo. Muri iki gikorwa cyo kwitura imiryango igera kuri 12, bamwe mu bana bo muri uyu murenge wa Jenda bahawe amata mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, nk'ikimenyetso cy'uko aborojwe inka badakwiriye kororera isoko gusa, ko ahubwo bakwiriye no kumva ko bagomba guhangana n'indwara zituruka ku mirire mibi, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe ubukungu Bwana Habanabakize Jean Claude, wanibukije aborojwe gufata neza inka bahawe ntibazazimye igicaniro. Mu by'ukuri ku ruhande rwacu nk'akarere ka Nyabihu navuga yuko ari ibyishimo byinshi cyane kuri iki gikorwa cyabaye uyu munsi ku bufatanye na RDDP. Ni igikorwa navuga kidufasha mu gutuma abaturage bacu bava mu bukene, ni igikorwa gituma abaturage borojwe bagira iterambere ry'imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Nk'uko mubivuze nk'umuti, mbese abaturage barasabwa iki? Icyo tubasaba cyane ni ukugira ngo izi nka borojwe bazifate neza. Mu kuzifata neza harimo ibijyanye no kuzigaburira neza, ibijyanye no kwita ku biraro ziba zororerwamo,
ibijyanye no kuzivuza, ibijyanye no kuzigaburira neza, ibijyanye no kuziha amazi n'ibindi byinshi bitandukanye, haba no kuzikingiza mu gihe biri ngombwa, ariko bakirinda cyane nanone ikintu kijyanye no kuba inka yarwaye ugasanga bagiye kuba bashaka imiti bishakiye uko babonye, ahubwo icyo tubakangurira ni ukugira ngo bahamagare veterineri, kuko abaveterineri barahari, baba abaveterineri b'imirenge, nta murenge udafite veterineri, baba n'abaveterineri nabo bigenga, kuko nabo barahuguwe mu bijyanye no kurwanya ibyorezo bitandukanye biba byibasira amatungo. Kuba twahaye abana amata ahangaha ntabwo ari ikijyanye n'umuhango gusa, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza yuko abana bagomba kujya banywa amata ndetse n'abakuru. Kunywa amata muri aka karere bikaba umuco kugira ngo duhangane n'icyo kibazo kijyanye n'imirire mibi. Nkumva yuko rero icyo dusaba baba abaturage bari hano bituwe ndetse n'abituye ndetse n'abandi nabo badukurikira, yuko igikorwa kijyanye no kunywa amata kigomba kuba umuco mu karere, haba ku batunzi ndetse n'abadafite inka nabo, umuturanyi uyifite nawe akamuha amata akanywa kugira ngo akomeze kugira imibereho myiza, ndetse no muri rwa rwego rwo kunoza imirire no kugira ifunguro ryuzuye. Icyo navuga cya mbere ni icyo kubashimira kuba nanone bubahirije n'amasezerano twagiranye bahabwa izo nka, kuko icyo babwiwe ni uko bagombaga nabo kuzitura bagenzi babo. Kuba rero uwo muhigo bawugezeho turawishimiye cyane, turabyishimiye cyane, tunarabashimira cyane. Ubwo icyo bivuze yuko na bagenzi babo nabo bagomba kumenya ko igihe nabo bazaba bagezweho kugira ngo biture nabo uwo muhango ugomba kuzakorwa, bikaba umuco, kuko koko ni n'umuco tuvoma kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu, mu gihe yatangizaga gahunda ya Gira inka. Icyo yadusabye twese yuko izo nka zigomba kugera kuri bose, kugera kuri bose rero yuko bigomba kunyura muri wa muco wo kwitura. Uhagarariye umushinga ushinzwe guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo RDDP mu turere twa Nyabihu na Ngororero, Bwana Andre Giraneza avuga ko muri gahunda yo gufasha imiryango ikennye uyu mushinga umaze gufasha imiryango igera kuri 324. Iki gikorwa cy'uyu munsi rero nk'uko mwakibonye ni igikorwa gisanzwe kiba muri gahunda yo kugira ngo dufashe ya miryango ikennye. Muri kano karere ka Nyabihu tumaze koroza imiryango 324, tuyoroza ihabwa inka y'inyana ifite amezi hagati y'amezi 4 n'amezi 6, tukayiha umunyabikorwa twamaze gutegura, akubaka ikiraro ndetse agatera n'ubwatsi. Ntabwo rero birangira aho ngaho, iyo amaze kuvukisha inyana ikagera ku mezi 6, mu gushyigikira ya gahunda nziza ya Gira inka nk'uko tubishishikarizwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wa muryango nawo worojwe hano muri Jenda uyu munsi. Ubu imiryango 12 yabashije koroza indi miryango 12 ibabaha ziranyana mwabonye nziza z'amashashi, ariko nk'uko uriya muryango nawo mbere worojwe uhabwa ibikoresho birimo sima n'amabati ndetse n'inka iri mu bwishingizi. Dusaba yuko bafatanya, ari uwahawe inka mbere ndetse n'ugiye korozwa mushyashya, bakayubakira ikiraro bakayishyira mu bwishingizi. Niyo mpamvu izi nyana 12 zose mwabonye buriya zubakiye ibiraro byiza bya kijyambere, zatera ubwatsi buhagije amoko yose atandukanye, ndetse zashyizwe mu bwishingizi kugira ngo ejo nagira impanuka atazongera agasubira hasi, kandi twifuza kugira ngo tumukure aho ngaho. Ariko ibyo ni bimwe mu bikorwa projet ya RDP ikora, ariko ubundi dukora n'ibindi, harimo gushyigikira amakusanyirizo y'amata hano mu karere ka Nyabihu. Tumaze guhasana amakusanyirizo 4 y'amata, ndetse bimwe mu bibazo bari bafite mbere ko ari uko nayo yari asanzweho ntiyabonaga amashanyarazi, ntabwo bakonjeshaga, kandi buriya kugira ngo amata afatwe neza agezwe ku nganda cyangwa n'abandi bakeneye agomba kuba yakonjeshejwe. Ayo makusanyirizo yose uko ari 4, ndavuga nka rino hari Arusha, hari Bigogwe, hari Nyiragikokora, ndetse harimo na Nyirabihururu. Izo zose twazihaye umuriro w'amashanyarazi ya faze 3. Ubu barakonjesha amata nta kibazo, agera muri Mukamira. Ariko noneho kuko n'ubundi izo nyubako ntago zihagije, ubundi ntago umworozi yakabaye amara amasaha arenze 2 ajyanye amata kwikusanyiriza.
ubu tumaze no kubaka andi makusanyirizo amata aciriritse agera muri 4 ku buryo ababorozi bose mureba hano mu karere ka Nyabihu ndetse n'ababaturiye ndavuga kuri Rubavu cyangwa se hakurya mu karere ka Ngororero unyuze mu gice hano gisa nkaho ari Burasirazuba. Ayo makusanyirizo yose azabasha gufasha aborozi bakame bageza amata ku makusanyirizo kugira ngo bongere ubukungu bityo umunyarwanda arusheho kubaho kandi yishimiye iterambere ari kugenda ageramo. Umushinga ushinzwe guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo RDDP mu magambo ahinnye ni umushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ukorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2017 ukaba ufite intego yo guteza imbere umukamo no gufasha abaturage kugeza umusaruro wabo ku masoko muri gahunda yo gufasha imiryango ikennye. Mu karere ka Nyabihu hamaze korozwa imiryango igera kuri 324 yahawe inka zifite amezi hagati ya 5 na 6. Izi nyana bahawe ku ikubitiro zabyaye izigera ku 174, aho imiryango yorojwe n'uyu mushinga inka iyo zibyaye bakama amata bakabona ifumbire, zamara gukuza inyana bagahitamo kwitura bagenzi babo bakennye ngo nabo bazagere ku byo bagejejweho, birimo kugira imibereho myiza, bakagira n'ubuzima bwiza kandi bakanagera ku bukungu babikesha kwiyongera k'umusaruro. Valence Agumimana, Energy TV mu burengerazuba bw'u Rwanda.